buriya nuko mu buzima no gutangazamakuru ko ntabwo tubyemerewe cyane guprojecta ku muntu ariko twanamuvuga ntacyo bitwaye. Buriya igihe cya Businge imyaka dore ko ari n'abantu bayoboye imyaka myinshi, igihe cya Businge ubutabera n'ibyo gukora amategeko yagiye akorwa, amategeko aravugururwa agira gute, ariko irifunga no kuba abantu bakomeje gukanira ikintu gufunga wajya kureba ugasanga na Businge yabigizemo uruhare. Donc kuva mu 2020 ubucucike bwavuye ku 136%, ubu 2022 ubwo bushakashatsi twavugaga buragaragaza ko turi ku 174%. Kugira ngo abantu babyumve neza nuko mu mwaka wa 2020 igihugu cyari gifite abafungwa n'abagororwa 66. Yego. Noneho mu 2022 babaye 84. No kuvuga ngo difference none y'ubucucike mu magereza kuva ku 136 kugera ku 174 harimo difference ya 38% mu myaka ibiri. Ibaze gufunga 38% by'abanyarwanda mu myaka ibiri nta gikozwe. Dufashe iyo vitesse y'imyaka ibiri ya 38%. Yego. None tugafata indi myaka ibiri tugafata 2024. Igihugu cyaba gifite abafungwa bakaze kuko igihugu cyaba kigize 214%. 2034 yazasoza dufite abagororwa 412% mu magereza. 402% mu magereza. Niba bikomeje kuri iyi ritime densité ubucucike bw'abaturage mu Rwanda par kilometre kare umubare w'abatuye kilometero karimwe y'abaturage mu Rwanda ni 525. Byaba bivuze ko hafi ya buri muturage yaba afunze muri 34 nta gihindutse. Twongeyeho ngo nta gihindutse. Donc hano nashaka kukwereka kuri iyo principe yiyubatse muri justice, urumva yo kumva ko ibintu byo muri system yo gutabera ngo bitavugwa, noneho bikabaha iyo romo yuko yikora ibyo ashaka. Justice ntabwo bazabivuga kuko byageze mu butabera. Iyo principe je navuga mu kanya mvuga ngo mu kibazo cy'ubutabera tuvuga cyose twavuze ruswa ushaka ko kutabona rafagite cyane, ariko ubwikanyize buri hejuru cyane. Ushaka aka kantu uzagashyira muri introduction y'ikiganiro, harimo ubwikanyize bukomeye. Abantu nkaya nkumi babwiye ngo ni nziza iragenda ica niba birakomeza. Turabasuje kandi turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye kuri Primo Media Rwanda na Kigali Voice TV. Turi kumwe na Marshal Eugene David Sengiyumva, muzamwongerereho n'ayandi amazina nyaroshe shoka, ariko kera nkiba mu bintu bya deperi cyane banyitaga na murokore. Reka tuganire ku ngingo y'ubutabera David. Ingingo y'ubutabera tushaka kugarukaho kandi iraba ari nka follow up. Ni ingingo twakunze kugarukaho cyane twibaza impamvu umuntu ashobora gufata umuturage akamufunga akabwira abantu ko ari gukora iperereza rikagenda rikamara iminsi, agasaba umucamanza ati bumpa iminsi 30 y'agateganyo, ikavamo imyaka 4 yagifunze akiri iminsi 30 y'agateganyo. Ukibaza ninde wungukira mu gufunga aba bantu, ninde uryoherwa no kwirirwa abantu babafunga. Ejo bundi twabonye raporo ya Transparency ndiye ngo harimo n'izindi nzego, Legal Aid Forum, tubona na Ministre harimo societe civile, harimo abantu batandukanye. Ni raporo igaragaza ko muri gereza 12 zo mu Rwanda dufite imfungu 84,000. 84 bivuye ku 86 mwaka wa 2020 bivuye kuri 64 hiyongere mu 20 mu myaka ibiri. Mu myaka ibiri yonyine sinzi rero ko byumva. 2020 urumva twari dufite ubucucike bwo muri gereza ku kigero cy'136%, nabyo bitari byiza namba. Nkwibuka yuko ukira aho ngaho naguciye mu ijambo icyo kigero cy'ubucucike muri gereza cy'136% ni ikigero abafata abantu babalansinga n'igihe cya post genocide iriya myaka 90 kangahe abantu nyuma ya genocide muri gereza ari benshi na gacaca itaratangira kurekura abantu. Urumva byari igihe gikurikiye evenement ya genocide yakorewe Abatutsi igihugu cyari kivuyemo. No kuvuga ngo nituvuga mu 1994 tugiye tumanuka gato tugiye mu 1990 urebye wenda ufashe nk'iriya myaka 4 yabanje jenoside yonyine ukareba akaduruvayo karihongera yuko nari mukuru nari bonaga byose, ushyiremo imyigaragambyo y'amashyaka, ushyiremo kuba etat de droit yari yashwanyaguritse. Ntugeze kuvuga bavuga ngo bagiye gushyingura Habyarimana ku cyaha yahoze ari primature, bamwikoreye rwose bagiye kumushyingura ariko kandi ari president. Bon bavuga byita demokarasi, ariko nabwo kwa uburyo wabonaga amategeko na etat de droit etari nyine baranda ibintu nk'ibyo babona nta bintu. Rero ako kajagari kose nako niko kari kugereranywa n'ibiri hubu pourcentage yariho urumva turi uyu munsi
igereranywa n'ibyo bihe ibyo bihe bishobora kuba justified kubera iki kubera first of all icyenda mu cyenda kabiri imyigaragambyo n'ibyo byose ukuntu bari babayeho n'intambara yariho birumvikana yo kuboza igihugu na jenoside iyo justification yakumvikana mu buryo cyangwa ubundi ariko uyu munsi ukibaza uyu munsi nyuma y'imyaka 28 wenge ugafata example y'imyaka 4 tugabira na 20 2021 2022 na 2021 na 20 ubwayo na 19 nushaka gufatira 18 aho question mark wakwibaza uti donc kuva mu 2020 ubucucike bwavuye ku 136% ubu 2022 ubwo bushakashatsi twavugaga buragaragaza ko turi ku 174 kugira ngo abantu babyumve neza nuko mu mwaka wa 2020 igihugu cyari gifite abafungwa n'abagororwa 36 yego noneho mu 2022 babaye 82 hafi 18 isijura mu trompe pas 20 byuzuye urumva 18 gutyo hafi aho rero ukavuga utese no kuvuga ngo difference none y'ubucucike mu magereza kuva ku 136 kugera ku 174 harimo difference ya 38 ku 100 mu myaka 2 ibaze gufunga 38 ku 100 by'abanyarwanda mu myaka 2 ahubwo nazo ntekereza tutaza mu kiganiro ndavuga ngo niba myaka 2 ndavuga ngo nta gikozwe dufashe iyo vitesse y'imyaka 2 ya 38 ku 100 none tugafata indi myaka 2 tugafata 2024 igihugu cyaba gifite abafungwa bakaze kuko igihugu cyaba kigize 214 ku 100 na 14 mu myaka 2 iri imbere dushobora kuzaba dufite abafungwa bagera kuri 212 ku 100 kuko ubu dufite 174 ku 100 ariko mugereza ntabwo zaba zihari buretse gato bafungiye no mashuri ya primaire na secondaire no mu rugo iwawe nabonye basigaye bahafungiye aho byaba sabuna barafungiye nta kibazo iyo bafungiye mu ntuzemo ngo ntabwo byaba manda Perezida wa Repubulika Paul Kagame yemererwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda nkuko ryavuguruwe mu 2015 ubwo nayo imvuze ryo mu 2003 nkuko ryavuguruwe 2015 ko 2034 yazasoza dufite abagororwa 412 ku 100 mu magereza 412 ku 100 mu magereza niba bikomeje kuri iyi ritime nicyo turi kuvuga nshobora gucekinga neza nkareba ubu ngubu igihe densité ubucucike bw'abaturage mu Rwanda hari kilometre kare umubare w'abatuye kilometero karimwe y'abaturage mu Rwanda mbere kari 442 hafi hari kubera gutya densité y'u Rwanda ko mbibona ku Rwanda population per kilometer ni 2360 ni 525 byaba bivuze ko hafi ya buri muturage yaba afunze muri 34 nta gihindutse twongeyeho ngo nta gihindutse donc icyo nshaka gushimangira nongeraho nuko n'ubundi ntacyo we nanjye twakoze nta nicyo turimo gusobanurirwa cyatumye habaho iyo difference ya 38 ku 100 hagati ya 2020 na 2022 kuko amategeko arahari kuko nta event bidasanzwe yabayeho nta shortage mu buryo cyangwa ubundi ku kintu cyangwa kiri yabayeho nta ntambara shortage wenda yo bashobora kujustify abakora mu nzego z'ubucamanza bazayidusobanurira iyo babivuze bavuga ko umubare w'abacamanza n'umubare w'imanza bitajyanye ariko iyo nayo si justification kuko ubutabera butinze ntawe butaniye n'ubutatanzwe ibyo genda biva nko kubeshya burya abantu kuko abantu bo muri justice turaza kubireba baramutse bafite uyu muzigo y'ifarudo yego uyu muzigo bafite ku bitugu bwa ari buvuna nkuko tuza kubireba wasanga Transparency International iravuga iti ikintu gikunze no gutera ikibazo cy'ubucucike mu magereza no kudaca imanza turaza kubira mu kanya none abantu no kongera ya minsi 70 aho ubona bishobora gusaba amezi 6 kugira ngo urubanza rwajuririwe rwongere rusubirwemo rwongere rwajuririwe ngaho tekereza reka turebe none David 2019-2020 ingengo y'imari ya RCS yari miliyari 18 z'amafaranga y'u Rwanda miliyari ngambira mu myaka 10 nta gikozwe yaba ari miliyari 180 hafi magana abiri okay nukuvuga ngo ya mashuri twubakaga na bya bitaro byasimburwa ako se byasimburwa gute kubera ko buri wese yari mugereza n'abanyeshuri wa muganira bakeneye ndeho kwiga ariko none kuvuga mu kanya ntavuze wabaye nkunca mu ijambo nuko abo muri justice bumva ko baremerewe n'intuzi n'uyu mutwaro nyine ibyo tubireye mu kanya ingingo kuyindi bakwikuraho uwo muzigo raison pour laquelle iyo tugiye mu byo muri MP mu buryo bw'ikinyuranyo ubirangishije ukabicurika basa nkaho baryohewe n'ikibazo kiriho kitabaryoheye
turaza no kureba niba kibaryoheye bacyungukiramo iki bungukira iki mu gufunga abanyarwanda turaza kukureba nawe kuko ubutabera buhera ku bushinjacyaha nako ku bugenzacyaha buzuye ku bushinjacyaha ku mucamanza naho ngira ngo bugarukira kuko gereza n'ubundi ntabwo ubutaberayo ngira ngo gereza ikikora ni ugushyira mu bikorwa imyanzuro y'inkiko nta nicyo dushinja gereza ntacyo tuyiveba kuko n'ubundi nta muntu nyabarongo ubundi bigenza ukuntu yishakiye uyishyiriye ariko ndabwire mubi anyways reka duhere noneho mu bugenzacyaha turaseka ibintu ariko bibabaje kuko reka nkubwire kaneja mbere ko twanze iki kiganiro iyo urebye muri structure zose zo kubutegetsi n'ubuyobozi mu Rwanda byubatse hari aho ugenda ushyiraho v ukavuga utuma umutekano hari vvv urumva wagenda ukajya mu buvuzi ukaba vvv ariko bivugire kuri kamera za Primo Media TV na Kigali Voice TV mu butabera rwose ibintu byarazambye pe singiye kukubeshya kandi twe turashira kuri data byarazambye reba dufate buretse wumve nakandi kantu noneho nuvuga ngo byarazambye birananyibutsa raporo indi ya Transparency igaragaza ko mu butabera ari hano hambere hari ruswa kurenza handi muri iki gihugu itabamo mu bagenzacyaha mu bashinjacyaha mu bavoka mu bacamanza ye nakubwiye ngo ni muri système judiciaire ariko se twakoze ikiganiro kuri Primo Media Rwanda kera urumva na Transparency yatarasore kino cyegeranyo tuvuga imikorere iyo yareshi ku butabera bukoze uziko n'abashatse kudutera amabuye ariko bigapfa ubusa no kuvuga nabo bariyize ruswa iri mu bicerereza nyine no nibitumino jamu ibaho nkuko ari mu kuvuga mu kanya ukana wasaga numbaza nubundi ikendaga kuba mu gihe ruswa iyo ngiye kirimo ruswa ishobora kuba ari imwe mu mpamvu mu zindi nyinshi turi burebe na none ariko ruswa urabizi ko ari umuzishingiro w'ibibi byose kandi ushobora kumunga imiyoborere myiza umutekano ubutabera ububanyira byose kandi ruswa ni crime yego uzi yuko sinzi niba utarabonye n'umuvandimwe we yiyemereye akamara imyaka n'imyaniko ari hanze ariko nawe turamugaruka reka nkubwire story yabayeho hari umuntu umwe wagiye ndabyita gufungwa se muri izi kasho zikunze no gusakurisha n'imiryango mpuzamahanga nyinshi ziri muri uyu mujyi ushobora kujya mu majyepfo wajya mu majyaruguru aho wagenda usanga henshi hatandukanye kuno kuntu bagenda bafata abantu abo bita inzererezi abo bita ikindi kintu nk'ibyo ngibyo gusa nuko investigative journalism yacu kiri hasi ngo wenda ngo giye mvuga ngo narashoboye gucukumbura hari ntabwe ntateye ambwira ko inzego zibishinzwe zishatse zabimenya ko muri bari abantu iyo bakujyanye hari abantu tamunzererezi hari abantu b'abakomisiyoneri bakina commission urumva yo kugira ngo mu buryo bwe cyangwa ubundi ushobora kuvamo noneho nene mubaje aranambwira yari masobanurira ukuntu ushobora kuba udafite look umuntu yakeka ko inzererezi ukaba rero ugenda mbere y'inzererezi none se urumva reka ngo example hari umucuruzi wo ku Gisozi mu Gakinjiro mu Gakiriro niba ariyo terime nziza bajyanye iwawa inyasiye nakiye muri Minaroka musangayo umucuruzi ufite kenkayeri aravuga ati nta waje aho yewe umuntu namubwiye se naramubwiye nese ujya kumpa ayo makuru yuko akenshi na kenshi mashobora kuguhohotera bitewe no kwagutema ijisho akabona hari cyakuvamo yego urumva ahari point arambwira ati rero ati byambayeho ndetse nari mubajije impamvu atashatse ko mufasha igihe yari aho hantu arambwira ati iyo deal nari narayitangiye nanjye bashatse kubinyinjizamo atari ko ngize amahirwe urumva atangiye kumugira umukomisiyoneri ahubwo baratangiye kumutuma abakomisiyoneri baba bahamenyereye nyine n'iki byose ibintu nk'ibyo agize amahirwe nyine umwe mu bayobozi arahajya burya ntabwo abayobozi bose bagize atangira kuba bite byanyu n'iki muri screening avamo nituvuga ibi ngibi suko ibintu biba byaracitse ahantu hose ariko nubwo umuntu umwe ushakamo iyo ruswa muri ibi bigo bifunga inzererezi nawe arababaje ahangana ngo tujye muri pourcentage by'ubwabyo nta nubwo uzanyemo abameya n'abafite akaboko mu turere babona kari nijabo yicaye kuri kamera ari kuvuga ibintu badakunze ati mwe mukimfungiye mukinyumvishiriza gufunga abantu mu buryo cyangwa ubundi harimo ruswa nyinshi none hinahereye kuri izo nzego zo hasi abangaba bafungwa barimo kuvuga ntago abo mu bigo bifata inzererezi barimo babaruko bari muri gereza 12 zo mu gihugu ariko icyo nakubwira hari ahantu handi hafungirwa iyi miryango mpuzamahanga igivuga bo bavuze ngo investigation y'abanyamakuru iracyari hasi iragoye cyane ko nari kubikurikirana listen reka nkubaze nanjye kubikurikirana ejo bundi bagiye gusura Ndimbati bagasura n'ako bajyanye bamwe ugasigara barakoze kutanjyana uzanye ibya Ndimbati muri iki kiganiro kuki nyine batakujyanye
ntabyo nashakaga ko bananjyana bazabireka. Ariko wamenye n'impamvu batakujyanye? Ntayo namenye, kireka gushaka kwibwira badukurikiye. Reka twiceceke. Kuko ikibazo kikunze kubaho, niba wowe nanjye sibyo tugera gute tukibaza tuti impamvu y'iki kintu ni iyihe, tukaba tubona agategeko ka ruswa, reka tuyirambeke iki ibiganza tuyitekereza uti kubera iki. Kuko ushobora gusanga nko mu rwego rucunga ibi byose, njye nkunda gutanga ingero mujye mumbabarira. Ndibuka muri ubwo naganiraga n'umuvandimwe uba ku Masi ni muri Ghana, Emmanuel turamusuhuje kukurikira ibiganiro byacu. Namubajije yari munyoreza amafoto y'umujyi wa Accra, ukuntu ibikorwa remezo byaho bimeze, bafite ibikorwa remezo bimeze nk'iby'Irandani. Ariko arambwira ati ziriya n'imihanda yo mu kirere ureba, ati metero 5 gusa uvuye kuri buri muhanda, ubu ni ibibazo bikomeye cyane. Arambwira ngo hari ikibazo cyo muri cyuko do prise igikorwa remezo gihenze, projet henze, do prise ijya mu bikorwa, kubera ko nabo bafite cya kintu bita yangu ni ngapi ya ruswa, nzakura mangahe. Urumva ko umuntu ushaka kuziba kuri projet ya miliyari 100 azakuramo byinshi kurusha uziba kuri miliyari. Birumvikana yeye rezo pour que iyo ngiyo mu mikorere yaho nk'iyo twimo kuvuga idahwitse, usanga ibikorwa biremereye, amazu maremare, amaproje manini ajya mu bikorwa. Ariko ibifasha umuturage muri welfare yo kugira ngo abeho neza n'iki bikaba bike, kubera ko wa wundi bavuga ati nakuramo iki se muri kariya kadugudu, nakuramo iki se ku mavomo y'amazi, ndashaka iki se mu dushanyarazi twa Mobisol. Urimo kunyumva neza? Sasa bivuze iki rero? Ushobora gusanga bungukira muri bije nini, muri zira miliyari 18 zishyirwa muri RCS cyane, urumva? None ugasanga harimo amaboko menshi. Kuko ako David aha ntabwo ngende kubyumva kimwe nawe. Numvise uyu mudamu kuko International urumva avuga ngo niba koko habaho ikintu cyo gufunga abantu iminsi 30 yiyongera, avuga ngo ibyo kurya, ibyo bazambara n'iki byose. Ushobora gusanga muri zo projet z'ibyo kurya, amasoko yo kugemura, muri zo projet byo kwambara, ariho aba bantu badindiza ibintu barira. Harya autosuffisance ya RCS urayizi muri ntuza muri budget. Autosuffisance kwihaza mu ngengo y'imari kwa RCS. Dushatse kwazayibaza Madame Peri yayitubwira. Ariko ntabwo ntekereza ngewe ko ruswa ndayemera ku ruhande rumwe, ariko ku rundi ruhande nkanareba systeme judiciaire kuko niyo bikwiye guheraho ubundi. Niba umushinjacyaha ashobora kumara amezi nk'ayo amaze kuri dosiye bampura icyo ari gushakisha ibyitwa ibimenyetso, agashaka ibyitwa ibimenyetso n'ubwite yiyemereye, ntabwo njye numvisha iyo systeme bambabarire kubera ko nari n'umuhanga mu by'amategeko, ntabwo mbyumva, sibyo? Icyo ni icyambere. Icya kabiri, ufashe mu mbabarire no agaruka ari bagenzi bacu, ufasha abanyamakuru ba Iwacu TV bamaze imyaka 3 muri gereza bafunzwe iminsi 30 y'agateganyo bataraburana mu mizi. Ubwo turavugamo wawundi Baptiste, turavugamo na Shadrack. Ntabwo nzi ngo ni mu nyungu zande zo kuba bafunze imyaka igeze kuri izarizo zose, ariko ntabwo ari mu nyungu z'ubutabera, kuko ubutabera butangwa mu nyungu rusange. Mujye muvuga ibintu mazina yabyo, nta nyungu n'imwe irimo. Sinzi ngo ni mu nyungu za no, ntabwo wamenye niba nta nyungu irimo, se bari gukora iki barya ibyo bigori? Ni ya ruswa bavugaga bari mu nyungu zande no. Ntabwo bumbwira ngo nta nyungu kuki niba nta nyungu ziri kandi bari inyungu kandi bari ko ari inyungu mbi n'inyungu nziza. None bigenze gute? Kunani se wowe shyira mu nyurabwenge, ikiganiro cyacu turashyira mu nyurabwenge. Ndiko icyo turimo gushaka ni ukumenya ngo ninde muntu ufite benefit, urumva? Ngewe ndakivugira ko ruswa ntabwo ruswa ndayiha credit nk'iyo uri kuyiha cyane. Systeme judiciaire umucamanza wacu urumva arabura ubugufungura kuko ahari adashaka gutesha agaciro ubushinjacyaha cyangwa adashaka gutesha agaciro ibimenyetso byazanwe na RIB, ariko no kugufunga nabyo ntabiya bijustifia mu rwego rw'amategeko umushyize nawe imbere y'abandi bacana. Ariko ukiri kuri iyo ngingo nagira ngo hano naho tuhagaruke turebe ngo procedure y'umuntu kuba yafatwa akekwaho icyaha, hazamo ubushinjacyaha kwanza bushobora gufata umuntu, ubugenzacyaha hazabanza ubugenzacyaha, bujya n'umushinjacyaha ngo yagufata amategeko arabivuga, urumva? Ariko n'ubundi akenshi icyo abantu bitwaza muri buryo bw'iminsi yongera tubantu bagira n'ubucucike bwinshi, turabonamo ingingo 3 nk'ebyiri z'ingenzi. Iya mbere niyo yo kutaburanisha imanza 3, kutaburanisha imanza ngo zirangire ku buryo bwihuse bwagenwe, urumva? Icya kabiri kisa na B hiyongeraho kongerera minsi yo gufungwa umuntu 30
ariko ntabwo rero wahereye ahantu heza ariko icya mbere ni uko utubahiriza ihame ry'uko ukurikiranyweho icyaha cyose atagomba gufungwa icyo nicyo cya mbere wenda reka tugire icya gatatu muri ibintu nimaze kuvuga haruguru nicyo cya mbere cy'ibanze ntabwo buri wese ufashwe agomba kujyanwa muri gereza gufungwa ni ubusiyo zedi ni ubusiyo ya nyuma kuba ubutabera bwigenga iyo ni ihame ry'ubutabera ninde wabwiye ubutabera ko ubwarimu butigenga ninde wabwiye ubutabera ko edikasiyo itigenga ubuse umuntu yaza agafata pisito agushyira mu gutwi akavuga ngo umwana amanota ushaka genda umuganga abantu b'ubutabera rwose banyumve neza ninde wabwiye ko ni muri sale dope ndimo kubaga cyangwa ndimo kubyaza baza kumvogera nta serivisi n'imwe itigenga ku isi urumva uretse ko gusa noneho nk'abantu bo mu butabera par exemple bafite roho yo kubivuga no kubigarukaho kenshi cyangwa se akagukubitisha inkoni y'amategeko cyane ko benshi tutanayazi ariko no kuri iyo nkoni reka nyivugeho nubwo mbaye nkutandukira gatoya ni nacyo nageze kubaza abantu barimo tuvugana ku mbuga nkoranyambaga bo muri serivisi z'ubutabera sinshaka kubavuga amazina ariko si no kubatinya no kwenda bidafitinga n'iki kiganiro ubundi abantu bo mu butabera bakura hehe kuko itegeko riruta ayandi yose mu gihugu ni itegeko nshinga sibyo niryo tegeko rishamikiye andi mategeko yose ubundi ninde wabwiye abantu bo mu butabera tutitaye kuri minite bafite kuko n'undi wese yayigira urumva ko uburyo ibyo bakora n'iki byose ari ibintu bidashobora kuvugwaho umunsi amategeko ari statike ari dynamique urumva so no kuvuga iki no kuvuga ngo iyo characteristique y'abantu mu butabera bijyanye n'amategeko yo kumva ko afite right yo kubwira umuntu ngo uzafunga iminsi reka wenda nse nk'umuntu reka mvugeho nk'akantu gatoya kabiri kangahe abantu banegura ko umuntu ushobora kujya kwa muganga akagura randevu zigenda ziyongera abantu bakabinegura bikaba ikibazo cyangwa se bikaba n'ikibazo bikanahinduka cyangwa se bitanahinduka bikaba ikibazo ubwacu n'ubwo ubu nabwo byongeye kwimonogoza wa mugani w'ikirundi ibyo nta kibazo tuzabiza tugeze muri minisiteri hanyuma kabiri kangahe inzego z'umutekano zishobora kuba umuntu wagerageje gutoroka akaraswa abantu bicara bakabivugaho bakavuga bati ariko ntibikwiye byagashakishije n'inzira kabiri kangahe abantu bo mu bukungu bavuga bati ibiciro byazamutse inflation gutya aha noneho dufata ukuntu ubutegetsi bwubatse ese ko nta mucamanza ndabona uratumizwa ngo ariko se abadepite bo ntabwo tubanegura yego cyangwa se nyine ari nabo bashinga amategeko ariko abantu bo mu butabera principe zimwe zo kumva ko ngo bigenga ku buryo agufunga n'akantu abantu b'abacamanza akavuga ngo ashingiye ku bushishozi bwe sinzi niba uri kumva ko kantu igihano nuko intervale y'ibihano yagiye igabanywa mu mategeko ariko wasanga ngo gihanishwa nko kuva ku myaka 5 kugera kuri 15 akaguhanika muri parafo ya 15 atarebye impamvu nyoroshya cyaha zo kuba yabagatereka muhiri 7 se kuko uhannye umuntu niba iby'iminsi 30 bavuga cyangwa iby'imyaka 2 cyangwa iki niba abantu bafunzwe abenshi 64,000 ari abafungiwe ibyaha bisanzwe ubwo rero tukimara kuva by'ubwabyo byumvikanisha ko ibyo byaha bisanzwe byakabiva mu wandi imirimo nsimbura gifunga ifitiye igihugu akamaro kandi bikanatuma uwo muntu ufunzwe atabura uburenganzira bwo kuba yabonana nabo umuryango we cyane cyane ko gufungwa kwe harimo uburyo bubiri gufungwa yarakatiwe ubwo nabo turimo kuvuga ariko niba bafunzwe batarakatirwa yego batarakatirwa kuri iyo minsi yongera ni benshi nabo nuko tudafite izo detail muri aka kanya ariko tuzaza mu registre ziduha cyangwa se n'inzego zibishinzwe ariko icyo nshaka kuvuga ngana iki ngiki ni kuvuga ngo tuvuye ku cyaruswa tutaratinzeho cyangwa twahereye cyane noneho umugenza cyaha buretse tugiye kuri mu kanya hano nashaka kukwereka kuri iyo principe yiyubatse muri justice urumva yo kumva ko ibintu byo muri system yo gutabera ngo bitavugwa noneho bikabaha iyo romo yuko yikora ibyo ashaka justice ntabwo bazabivuga kuko byageze mu butabera iyo principe gene navuga mu kanya mvuga ngo abantu bitwaye batyo muganga kumva ko azafata umuntu ufite kansa kuri diametre ya santimetero 10 kandi igenda ikura urumva ukuva ko azagenda yongera randevu uko kansa igenda ikura aho kumuvura no kugira umuntu bivugaho urumva icyo tukakivaho twavuga ngo itegeko nshinga twese turigenderaho yaba umuhinzi ntabwo yahinga uko abyumva ashyiramo ibifumbire uko abonye kose agomba kugendera ku mategeko n'iki byose ibintu nk'ibyo ngibyo n'amabwiriza noneho ariko tukiri aho ngaho tukanavuga ngo ubundi
umuntu wo mu mategeko akorera ntakorera igihugu cyane wese si umwene gihugu noneho twaravuze mu kiganiro cy'ubushize ndetse ko duteye amabuye ubundi nabo bajya bisanga bagiye muri aya mategeko ese iyo mu kanya ko kanaruzanye ku mutima nama yego uko umutima nama nawo ubona ko ujyana n'amategeko urumva ese iyo bimugezeho yumva yishimye hamwe uzasanga ubutabera budatunganywa neza uzagenda ugasanga ubutabera bwabaye intandaro yo kubangamira ituze rya rubanda ubumwe n'ubwiyunge rimwe twajyaga tuvuga kuri za kesi n'izabandi batwazivuze tuvuga tubiri bafunze umuntu umwana abana bagasigara bari ku gasozi banamye babaye bayibobo noneho ukajya kurwana n'ibibazo uri umujyi wa Kigali ari ministeri y'ubutabera cyangwa abacamanza abo babiteje ugasanga inzego ziri kwitana ba mwana ngo uburere bw'umuryango ngo iki amategeko urumva bangamiye ministeri y'iki y'umuryango n'ubutegetsi bw'igihugu niyo mineduke kuko barava mu ishuri bangamira polisi birabangamira ituze rya Rwanda ari nameretse ko mu mujyi wa Kigali ndibira ko umwe mu bashinzwe umutekano barimo n'izo nzego za polisi avuga ati iki kibazo cy'abana ntabwo murimo kugifata uko kimeze uzo mutakizi voilà urumva hashize nk'amezi 3 cyangwa 5 yo nama ibaye ati ni ikibazo cy'isi yasi ku rwego rwo hejuru so ugasanga kinakurura inda zitateganyije kikazana kubyara abangavu bakiri batoya kikazana ugasanga simple geste y'umucamanza ishize igihugu mu ngengo y'imari itarigeze iteganya ubundi se umwana ishize ubundi ufunze nk'umuntu ugiye umwongerera iminsi 30 ese cyangwa waramufunze muri abo bantu bafungiye ibyaha bisanzwe 30 n'abingana erega turebe ngo tujye ku cy'umuryango cyane wewe ngo wa mwana wasigaye awandaringa ku muhanda nyine na bya byuho byabonetse umubona namubona byoroshye kuko ntafite papa we cyangwa amaboko kumwitaho kuba afite ababyeyi wa muntu umushuka zahera aho ngaho in fact iyo abantu giye kureba ku bintu nk'ibi batagiye kuba ama hypothèse menshi bagira ngo kesi zimwe ziroroshye ariko umwana wabaye nyina ntabwa ikiganiro twize tugikoraho hano tuvuga tuti hari ibibazo leta yitera ikajya kubikemura ariyo bituruka reka turebe nko kuri jurisprudence yantoze nko ku rugero rufatika rwa gacaca muri principe zayo umva harimo nyine kwemera icyaha gusaba imbabazi kugira gute no kwemera n'imirimo nsimburagifungo ariko kandi icyo cyaha cyabaga ari icyaha kiremereye ntabwo wakigereranya ni icyaha kidasanzwe icyaha cyo kwiba inkoko nkanswe ibyaha bisanzwe noneho ndibuka ko muri izo principe nagize n'amahirwe ko nakoraga muri tije yabo ukagenda yikozemo urumva iyi abana ba Helena Stasi ba Colonel Musitu Bizimana n'uwitwaga Dr Bizimana sinzi niba kibaho ntabwo mperuka amakuru ye noneho ugasanga harimo cyo cyo kuvuga ngo iminsi ngaho ikorewe enda ayikore tije babana baramufite ya etide yikosora nimugoroba urimo kureba ubwo education ibonye benefit kuri ya tije umugore waramubona mu gihe atagiye gukora iyo mirimo nsimbura gifungo arakora utundi turimo twinjiriza urugo ya mirimo idahemberwa ariko ikindi kiruta ibindi byose yabaye n'akabarore yabaye isomo yego muri quartier n'ahantu ari binagabanyije uburini bw'ibyaha kubera n'umubare munini w'abari muri gereza no gutinya kubona ngo Karori twari tuzi kuri butike yahisha abantu ari muri tije mucyo na gutya incident suite so no kuvuga icyo tudatinzanga twari kuri hierarchy ko amategeko ameze hierarchy ko izinzego zimeze niyo nshaka kugira ngo nyemerere iyo tuza kwisozerezaho ariko tubanze duce kuri iki kintu kandi uze kukifasha urabona ukuntu ministeri ya education ikunze kubamo ibintu bijyanye mu giswahili bita prokushani ibibazo bitandukanye ukajya kureba ukabona ubundi kera rega iyo tukiga twiza kera rero umuntu ajya kigo ngo ngiye shanize kubwambangura sha ngo ngiye nize kubwanse karije kuko abo bose ngiye nize kuri ministeri za muri primaire abo ngabo ukazamuka noneho ku buryo sometimes hari n'ukuntu umuntu yashaka kugira qualité d'étude cyangwa umuntu akaba yanakorera muri angle arebye ministre yiza mu butabera no tugaruka ku butabera urashaka kugaruka Karugarama bagira shebuja na babusinge na urajya kureba ukabona niba hari ibibazo Karugarama yasize n'ibisubizo birumvikana ukaza ukajya ku bya businge uyu ugira shebuja ntaramara igihe kirekire ariko narebye muri na ministre mucyo Jean Dieu mucyo unarebye muri izi ngendo z'umukuru w'igihugu ihangane gato mite jumping nta kibazo tutubije yego ibibazo hafi byinshi byabajijwe byibandaga kuri secteur y'ubutabera
ntabwo twize twumva ikibazo kivugwa mu bijyanye n'ubuzima uretse cyangwa umukobwa wari mu kagare ngo wavunwe na directeur ariko cyarimo still ubutabera kuko baranamubajije ati urifuza iki ati cyambere nifuza n'ubutabera birumvikana ukajya kuri wa mugabo ejo bavuze ko yamutaye muri yombi yitwa Natore ngo yabeshye bya Beneri n'iki nawe cyari ikibazo cy'ubutabera urimo no kugenda ujomba bavuga ngo ministeri de l'Education isa nk'iyatatiye cyangwa nk'itagendekeye neza ino myaka 28 nubwo nta byacitse turi muri education biteza ku butabera ariko bajya bavuga ngo iyo hari ibintu bibiri bitameze neza umuntu nyine nk'uko mu itangazamakuru tunareba ikitagize neza kurusha ikindi niba hari ministeri nkoresheje amakurumba zarombiye ino myaka 28 urumva uraza gusanga na Benedict irimo dushingiye kuri data turimo kureba ntabwo tuvuze minijiste nako ntabwo tuvuze yuko nta byakozwe mu butabera byarakozwe n'ibyo gushimwa birahari ariko ujya kureba ugasanga nk'urugero rwego dufite rwa Gacaca n'abunzi n'iki byose ntabwo minijiste yabikoresheje neza ngo bibyaze umusaruro Gacaca yagomye kuba yaravuye mu bijyanye na jenoside urumva kazana muri imboneza mubano kugira ngo umugore n'umugabo bagirane ikibazo natije na Gacaca ufate ujyane imageragere cyangwa ujyane he kugira ngo abantu mu muryango bagirane ibibazo ibyo byari usanga rero nkuko twabivugaga Gacaca iyo baza bagakora indi ubusiyo ya kabiri yo kwinjira mu bibazo nk'ibyo gusa igafashanya n'abunzi yego abantu byari no kuzana nko kwiyunga par exemple ariko nk'ubu ngubu ari cyo kuvuga ngo umuntu akora indi kosa mu buryo n'ubu ngo uzikora n'ababyeyi bakugenza wagiye mu byo kunga abantu bafitanye ibibazo ngo urimo kwica iperereza ukuntu bagera bakubwiye ngo urimo kubangamira iperereza ntabwo twizeye amategeko ariko bari ministeri yarumbiye no myaka 28 rwose minijiste murimo dushingiye kuri izi data turimo kuvuga aka kanya kuko abantu bavuga uko byakorwa 8 niko ubiri wose biri wose urumva even kujenuze no kuvuga ikirere ahubwo cyo yanyu murajyaye buriya nuko mu buzima no gutangazamakuru ko ntabwo tubyemerewe cyane ngo projecta ku muntu ariko twanamuvuga ntacyo bitwaye buriya igihe cya Businge imyaka dore ari no abantu bayoboye imyaka myinshi igihe cya Businge ubutabera n'ibyo gukora amategeko yagiye akorwa amategeko aravugurwa agira gute ariko irifunga no kuba abantu bakomeje gukanira gufunga wajya kureba ugasanga na Businge abigizemo uruhare ntabwo buri kosa ryose ribaye cyangwa buri cyaha cyose kibaye ari icyo gufungira umuntu Businge abigizemo uruhare amategeko ari principe yibanze muri ayo mategeko nubwo wenda tutayize ibyo barabizi kuturusha ibyo barabizi none se akabikora kabizi niven da Congress ya RPF urumva nk'umuryango wa moteri w'igihugu bakwiye kwicarana nabo ku kintu cy'ubutabera urumva kikaza muri Congress bakavuga bati nyamara mu bintu by'ubutabera twarakoze nibyo ariko ibi bintu David dushingiye erega byo twanavuze mu kiganiro cy'ubushize abantu ibi bintu bahereye babivuga societe civile igavuga itangazamakuru rikavuga no kuri icyo gihe cya Businge abantu barabivugaga kubera iki hakirimo iyo gap yo kuvunira ibiti mu matwi impamvu iyo gap iriho ejo bundi byatangajwe muri raporo mu kumurikira raporo ya Transparency International wabagaye Minisiteri y'Ubutabera avuga ko ishobora kuba ibaye start impamvu yuko abantu bashobora gusubira mu biganiro ku bijyanye n'ibingibi ibyo ni ijambo ryiza rero kuko n'urumva ko abantu muri Register Today baremera yuko bashobora kuopeninga debate ku mpaka ziriho urumva niba atari uburyarya mu gihe mbereho harya mbere bavugaga iki ndibuka bonaganza na Anastase Nabahire wumvaga nawe agitsimbaraye kuki kuri iki kintu kuri biturimo kuvuga kwerekana amategeko gutya na gutya bibiremewe bigize gutubira nk'ibyo ngibyo ariko niba uwo mugabo yaravuze ati ibyo ko ubucucike bw'abageze amaze kuba bwinshi bikabimeze kugaragara mu raporo nk'iyi ngiyi reka wenda bishuba impamvu yuko abantu basura amategeko bagasura mu biganiro bakabiganira ariko kwisabira abantu izo nzego z'ubutabera ubu ndahera ku bugenzacyaha ubushinjacyaha n'ubucamanza reka mpere ku bugenzacyaha niba muri kugenza icyaha ibi ntabwo ari amagambo mashya yanjye abantu bose barabizi ntabwo principe yihutirwa ari ugufata umuntu ukabanza ukamufunga ngo uri gukusanya ibimenyetso amplis ku byaha byose no ku byaha adashobora kuba yarigisa hari ibyaha umuntu yemereye ari n'ibyaha wa mugana umuntu buriya niyo mpamvu nk'iya kesi ya Bamporiki yari positive sinzi impamvu abantu gisakurisha abantu iyo kesi ya Bamporiki
yari positive na jurisprudence ubutabera bwakoresha bukakoresha no kubana ntabwo nigeze basakuza mu bya bamuntu kigiye icyo ni icyambe urumva ariko se bamora iki buramusize utwaye w'igitoki none wewe mu giciro arakikoreye ku mutwe yego gitoki se wumvise XPM Damien ari muri arya yari muri wa muryango uhuza abari abayobozi n'abafasha babo bahuriza hamwe hari ikintu yavuze gifite uburemere nigize nganira n'umuntu umwe wari uvuye imageragere aramubwira ati umwana yinjira hara muri gereza azira kwiba inkoko akazasohoka amazi kwica kubera ko ahuriramo n'abantu bafite imyumvire mibi bamwangisha leta bamubwira bati leta iragufungiye leta igize ite reba bakujije inkoko kandi uwibye miliyoni 100 ngahari hanze ibintu nk'ibyo ngibyo akavamo yararakaye hari ikintu natinye kandi ubwo ngo yagiye kugororwa icya kabiri aba bantu bitwa ngo nabashinjacyaha kugera imbere y'umucamanza ugasaba iminsi 30 ugasaba iminsi 30 nabyo Ingabire Makire yagarukaga avuga ati nka buri uriya mukobwa wari agiye gukora irepereza ryo kumenya aho yakanzu yayiguze ryo kumenya aho yidodeshe ryo kumenya iki ariko kiri aho ngaho reka dufate ubugenzacyaha reka ngera ku mucamanza gato leta nawe ugagarukaho wenda nsinzi umucamanza rero kugira ngo agaragaze ko ari umuntu ukomeye ukaze arabyemeye akajya kubyemera agafata jurisprudence y'urubanza rwaciriwe iruve cyangwa i Londres akaba ariyo yifashisha muri context yo mu Rwanda kandi atari societe ziri umuntu wanyabimata na Nyaruguru na Nyarupfubira kwibaza nyine ngo kugaragaza ko wa mugani bakaze oye barakaze nanjye ndakaze muri wese udakaze gisimba kandi ko bakaze ariko nanjye ndakaze nta muntu udakaze rero dusoza hano rero ndabona ikintu kimeze nko kuvuguruzanya no kutubana kw'inzego z'ubutabera uti kubera iki naba parike ubushinjacyaha bwubahaga mu buryo nubwo amategeko abibemerera wenda kudafata ngo bamere bunguri ibyo bahawe na RIB ariko nanone gusaba iminsi 30 biba bisa nko guca amazi RIB ko ibyo yazanye bidahagije yego reka natwe dukomeze turebe ko ibyo bazanye ari byo nibyo koko umucamanza yicaye hariya yego uratangiye waragufashe urimo kwiregura uti burya muri RIB narakubiswe nagize gute mu bucamanza avuga ibintu byinshi niyo nta muntu wagukozeho ayo magambo nk'ayo ngo yarazi noneho ariko je mbonye ko harimo synergy y'inzego no kubaha ibyo abandi bakoze sibyo byagabanya ibyo gwitwazo rwa parike niba nta kindi kintu kiba kibyihishe inyuma harimo za ruswa nakubwira kuko urabona nk'ubu ngubu niba RIB ihagazeho igakontrakare izo ruswa n'urugero ariko iyo umuntu ageze muri bwa bucamanza abavoka babinjiyemo abavoka babogamiye kuri wa muntu uburana abavoka babogamiye ku bushinjacyaha bitanabujije ko babona abavoka bijya bivugwa yuko biri bivugwa kandi turazemerewe ko bajya banacalenjinga abacamanza urumva ugasanga umwavoka arimo kubwira umucamanza wabona tega uri yure kuri pano mwigereraho erega hari ibintu byari bavugwa hano hanze wenda bavangaza na fagiteza na fagiti muramenye fagiti se abanyarwanda twese ari fagiti cy'abanyarwanda ari fagiti ukeneye urimo kureba mu ijambo rimwe rero tugikomeza uko ubutabera bwubatse by'ukuri ntabwo mpakanye yuko ubushinjacyaha cyangwa ubucamanza bwagenzura ibimenyetso ariko nanone imbaraga z'inzego n'imikorere n'ibimenyetso n'iki byose habaho ubwubahane ku buryo wagira ngo rimwe na rimwe nta n'imikoranire ibihari harimo n'ubunebwe ariko wowe ukabona ufite ishuri zawe ugiye kwigiramo urimo kubaka inzu Nyarutarama urabona uri ufite umwanya wo kwicara ku rubanza runuru ugasaba iminsi kumbe urimo gutega ibyo bita gutega utegaje wigire mu nyungu zawe bwite wigire kwirebera amakamyo yawe rero ntabwo buzaba ari bwa butabera uri gutanga mu nyungu zacu nka rubanda buzaba ari ubutabera buri gutangwa hagendewe no kuri izo nyungu zawe zizo sugu ubanza kwigiramo ukatinza ubutabera mu nyungu zawe ariko reba nk'imbaraga zashyizwe nko mu baza bwa Rusesabagina ibaza zishyizwe ku wundi munyarwanda uwo wese wenda utaragera muri Amerika urubanza rwari rukomeye rufite amadosiye menshi nubwo kandi rurimo abantu benshi ariko igihe rwaburanishirijwe gito none bikanaza no kuko ngo hari imanza mu butabera muzankosore ngo bita imanza zirakserera yego ibyo nta kibazo ziba zifite umwihariko wazo zo bwo kwihutira bajya bagiserera n'izindi kandi ijambo ry'ubutabera twabivuga twabitindaho reka tugane ku musozo David reka dusoze tureba ngo ntabwo urivugira ubusa kandi hari umugani nkunda kuvuga wa wundi wabihera ikubita ibishira bakababura kuyiboneshereza bayivugiriza induru ngo ni impundu barimo kuyihereza serivisi z'ubutabera mu Rwanda byinshi mukora ni byiza koko ariko induru zivugwamo ntimuzazihindure nk'izo zabihehe zivuga ngo ni impundu
ariko rwose by'ukuri pe ariko ibibazo muganga bisubiremo agiye akikanyiza ku murwayi umuhinzi akikanyiza ku isuka ye ubwo se twaba twubaka igihugu niyo mpamvu tusoza ikiganiro mu kibazo cy'ubutabera tuvuga cyose twavuze ruswa ushobora kutabona fagite cyane ariko ubwikanyize buri hejuru cyane nushaka aka kantu uzagashyiramo introduction y'ikiganiro harimo ubwikanyize bukomeye abantu nk'aya nkumi babwiye ngo ni nziza iragenda ica n'iwabo irakomeza urumva ubutabera bahaye amategeko ababwira ko nyine indahangarwa ibyo nta n'ubihakana twe natwe turi indahangarwa baragenda bafatiraho umuntu agufunga ukwezi kw'ivuga iminsi 30 agakuba umuntu akagenda akamara amezi angahe ataratanga umunani ataraburana urumva rwose ntabwo bikwiye ibyo ngibyo ntabwo iri jambo ryanjye gusozerezaho ntabwo serivisi z'ubutabera zikwiye kuba intandaro yo kugayisha ubuyobozi bukora neza bwakabaye bukora neza ngo bimere n'aka gatotsi mu ntuzi mu jage y'amata niba wa mugani mu bibazo umukuru w'igihugu yakiriye byinshi byiziringa ku rwego rw'ubutabera ese perezida yari yabyugire ngo ntabwo hari serivisi z'ubuvuzi minisita ugira shewe gira ikintu ukora mu butabera n'abandi bafite aho bagejeje tuvuge tutirimo ko arimo kuvuza impundu twabonye kashi tuvuge ko twabonye ubutabera budafunga abantu minagiri naho utaha minagiriwe ubwira defense yajemo reka turebe ko hari azabikora anyways mwakoze abadukurikiye twaganiraga Kinyarwanda